kingurugi ariko ganza uragiye dore nta kintu dusigaranye muherekeje n'abazashyireho ubwenge oya humura mama ni ukuri pe nzabitsinda pe si ukukubeshya nziga neza nirinde ibigare nibyo pe umve ngo iriya sambu yawe nzayigaruza dore ganza ntabwo nzi ko uriya mugore wamukanya ukora umuzamusho nzamubasha ariko njyewe ubundi uriya mugore ko agira amahane nakose tuzabana ndabizi ngenda kubwiye ngo nushyirayo akanwa bazagu nta byinshi njye mvuze nawe muraka tujye kwiga sinakubwiye ko yaranyishe atsinze mu murima ndimo nihingira nasi ubwo ariko ibyo ntabwo ibyo byararangiye ngaho jya imbere tugende yemwe mukabyarana abagore we aya magambo yanyu umwana yego papa imana ikurinde urakoze rwose kandi uzagira amasomo meza ariko uzirinde kigare mwana wanjye ni ukuri papa ntukantongerera umwana mureka ajye ku ishuri ntabwo nta kigare nzajyamo ariko mukabyarana hari akantu washyizemo reka tugende ngaho baye imana ibarinde sawa sawa ngaho musohoke nyinjuru karamere ndagaruka ariko se ubu ngubu ndasanga inka zabonye utwatsi cyangwa ikintu ariko ubu ngubu ntabwo ngiye kujya mu gishanga kwarahira epfo aha ngaha mwana wanjye dore akantu nahinga akatugaburira dore turakagurishije umurarega mama njye ndabyizeye nzabitsinda arakize ngiye kujya nibera hano mu gikire rwose ikibazo se niba hari mwishywa wanjye ndabona warabaye ikigabo shaka ntabwo ari cyane ni gakeya amakuru yawe ni meza mushiki wanjye ntasigaye azi kwiyitaho by'icyaro ndabona mwarakize mwabaye nk'abazungu nimuze kari muze mu nzu mukuremo inkweto ahangaha ni ku makaro bitugwa se ntacyo muba nimwinjiye nta kibazo nawe mama naguze amakaro mbwira ndakumva ugiye kujya muri Amerika kiriya kintu gihinda umuntu akinjira mu nzu yirukanka kugira ngo kiramugoye ukijyamo haba harimo inzu se ako mama nawe uri umunyacyaro pe iriya ni uburyo bwo kugenda ugurutse uciye mu kirere ese wagiye wigendera n'imodoka kwa kuntu umuntu yishyura amafaranga 50 cyangwa 100 iminsi yazaba myinshi iriya agenda iminsi 2 ukaba ugezeyo ariko ugiye n'imodoka n'umwaka wageramo hanyuma rero muhungu wanjye uzi ko ndi kwibonamo hano ni amakara aya ngaya mama nawe rero nuko utari ugenda kwa ba Karisa kandi bo barayazanye nawe ugiye kwiga ugomba kuzatwubakira inzu imeze nka gutya amakaro nzayashyiramo pe nzayashyira muri ya nzu yacu uzamujyanira ku ishuri rero nyine noneho azaguma hano oya nta kibazo uzi ko uzaba udahari umugore wawe azanyica umugore wanjye akunda abantu rwose agira umutima mwiza cyane se ubusareye ari mu mirimo mu kigare se agiye kwiga ibiki muri kaminuza ntabwo ari kaminuza mama ngiye kwiga mate computer ngiye kwiga hariya muri mezo se ntabwo ari kaminuza uziko ndangije mu wa 3 segonderi uzi ko burya umugore wanjye burya nawe yize ibintu bya mate computer muri segonderi azajya namwigisha azajya amufasha rwose rero nyine urumva ubu yarabitsinze nyine tubura ubushobozi na ka karima twahingaga twakagurishe kugira ngo akunde aze kwiga nawe arabyumva
ibi kugira ngo mbigereho wa mwana we iwacu nawe urahabona hariya hepfo mu cyaro buriya niho mvuka ariko naje hano mu mujyi kugira ngo ibu bigereho bigusaba kwiga ushyizeho umwuka ntutazatwubakira inzu imeze gutya rwose zayubaka ariko umumure gusa umuntu yakicaraho oya ahangaha wicara mu ntebe ahangaha ni ibisanzwe ni ukandagira cyane rero ubwo ngubwo azajya kwiga ryari tuzagenda kuwa kabiri nzamubajyanira rwose ntimugire ikibazo agume hano nta kibazo namuze hari aho nyine aracyagukubita nka kera cyangwa mwabya abana bakuze birarangira aracyafite amahane nyine ni kwa kundi noneho n'umwana wanjye araje usigaye njyenyine uyu se ko aje gushaka ubumenyi kandi ubumenyi ari amafaranga ariko se ubumenyi mwazanyizaniye i Kigali nzakuzana mama nzakuzana n'indangiza tukajya tuba mu nzu imeze nka gutya rwose ibi ngibi ni ibisanzwe ubwo mwana agiye kwiga bizagenda biza na kiriya kintu tukakigira biriya byose rwose muzabigira uziga ushyizeho umwete urabona iki gihugu cyacu gikeneye abantu bize ubumenyi n'ikoranabuhanga umuntu akoraho rero ibintu uje kwiga ni ibintu bikenewe hanze ugomba gushyiramo umwete nyine ko ari umuntu akoraho biriya rero siyo niho barebera biriho kompiyuta ibintu nk'ibyo ngibyo iriya niyo iriya ntabwo ari kompiyuta ni televiziyo ariko ni ugomba kunzana i Kigali kandi ukangurira n'iriya televiziyo uzayigura televiziyo uzajya kwa kamari uzaraba ko batayigira so abantu uzabajya kurebera umupira hari utuntu twinshi rero nari ndimo ku wa kabiri nzamujyana ku ishuri sinzi nimba uri bugumye ahangaha ndataha ndajya kureba amatungo y'umusaza ibyo ko ari icupa ko nagenda wa n'icupa kiri mu kindi amatungo ntabwo genda ubike icyo gikapu zana icyo gikapu tube tukibitse ubwo ngubwo ndaje tuherekeze mama wawe hanyuma kwa kabiri ubwo ngubwo ni ukuzajya ku ishuri mukamba ndaje nyine tukugeze aho bafatira bisi hanyuma umwana ari mu maboko ya musaza wawe ntugire ikibazo rwose kandi aha ni iwabo urisanga nzakujyana ku ishuri ibintu byose ibibazo byose bizajya bibazwa ubwo ngubwo ni njyewe uzajya ubibwira hanyuma turebe uko tubikemura gusa muzajya mumugaburira ibyo ngibyo ni ibintu wakwibaza nawe ntacyo usanze twarangije kuyarya hano mu mujyi turira ku masaha ariko nitugera hariya hanze ndakujyana ahantu nkugurira akantu ugenda uriye ndabizi akantu ukunda ndabizi abanyacyaro ubwo ngubwo urashaka inyama ndi bukunyuze kuri busheri inyama ntacyo uzemera ubwo ngubwo umwana wanjye nteye impungenge oya ntugire ikibazo mu maboko mama nzabaho nzaba neza kandi ndabizi sawa rero ubwo ngubwo ngenge hahandi mufasha nyine agira ubwenge njyewe reka nitahire ubwo sigara ahangaha nyine kamwerekeze nawe ngore nzire reka tubageze aho ngaho umuntu arebamo hano akenda akabona agiye kugwa mama wonse wongeye sinsigayera sawa kandi utuze na papa reka mugeze aha ngaha ugiye mu nzu ntacyo murenze hano sawa mama bye Mukankusi we reka ngende nari mfite urugendo umunsi uhurize mutsurize abo mu rugo tuzabageraho
ngaho ugira amahoro. ndi kubona unahoze papa icyo nshaka kubwira papa ko nshaka njye umuhindurira ikigo nawe nshaka njye kwiga i Kigali nshaka kujya mu cyaro. Ibyo si bikuye he? Papa njye nize i Kigali narahaze pe nshaka kujya mu cyaro. Tekerezaho sinahita nguha igisubizo kano kanya ntabanje kuganiriza mama wawe. Ase papa waritse mama ni ngombwa ngo azaze. Ntabwo byakunda, ntabwo byakunda. Papa njye okay, reka nkubwire ku kibazo mbajije birashoboka, ni uburenganzira bwawe bwo guhitamo ikigushaka, ariko bitewe n'amadepanse twebwe ababyeyi dukoresha muri ino minsi urabona ko ubuzima bwahindutse, ibintu birakaze. Oya no, dufashe ko uziga muri Kigali kubera nibwo twafata gahunda yo kuza kugusura byoroshye, ibyo byaba byiza kurusha. Sinzi ko oya niyo gahunda, uziga muri Kigali nibwo bizatworohera kugusura. papa ko numva nshaka kujya kwiga mu cyaro kandi nkabanje mbona mama atabyitaye. Oya ntabwo bishoboka, ntabwo bishoboka. Ese ubundi mu cyaro uri kuhashakira iki? Uri kumbaza yuko ushaka kujya kwiga mu cyaro? Ikindi kandi tegereza umwanzuro uri bufatwe, kubera kujya kwiga mu cyaro ntabwo byashoboka kubera amadepanse yaba menshi. Guma muri Kigali kugira tuze tubona n'umwanya wo gusura bitworoheye, niwo mwanzuro. Ikindi nta kindi gisubizo naguha n'icyo. Ariko papa i Kigali njye narahaze cyane, pirimeri Kigali, segonderi Kigali, mpaka i Kigali nshaka kujya mu cyaro. I Kigali niho heza, niho tuzabasha kuza kukureba neza turi kumwe na mama wawe. Iby'amadepase gufata imodoka tuza mu cyaro tugaruka, ibyo ntabwo byashoboka, nabyibagiwe. Okay papa, naribe nyine nabyumvishije, nziga i Kigali nese ko nta kundi nabigenza. Reka mbe ngiye njye no mu turimo turavugana. Amakuru yanyu abana mukenda mu bijyanye n'umugigesi n'abantu bafite udusuko bifite ndetse ndabona rwose yabasaza mwese, ariko biragenda. Mwese mwamaze kumenya na se ikigo se basi mwakibonye gute? Muhamaze umunsi ngira ngo tumeze neza. Witwa nde se wowe? Uriya Kenya uri umwami se wahewe ikihe gihugu? Isiraheli? Mbona se mugenzi wawe uriya muri impanga, mbona imisatsi ndabona ari kimwe. Wowe witwa nde? Adolphe? Adolphe umeze neza? Urabona hari umuntu uri kugenda urangara ntazi, hari umuntu uri kubonamo uratangiye bimeze bite? Wowe witwa nde? Janza. Ase ko mbona mwagiye mwicara impande ibyo turaza kubirebaho. Wowe witwa nde? Kadarasi. Kadarasi nawe. Wowe? Patrice. Ase noneho ko numva baburushije amazina y'abasirimu byagenze bite? Wowe se? Tete. Aha, Tete. Ukunda guteta cyane se? Wowe se? Yewe nitwa Bwiza. Bwiza ko agiye bakarimo natureshyera turi barebare twese. Ako ndi kubona wagiye imbere inyuma aho ngaho. Ariko ubu turaza kubirebaho. Njye rero nitwa
Teacher Patrick, oya ndaza nigisha ikinyarwanda. Nitwa mwarimu Patrick. Sibyo twigana isomo ry'ikinyarwanda rwose. Nuko rwose isomo nyine niyo masomo nigisha nyine ahangaha. Ahubwo tuyatubana muri iryo somo, ariko mbere yuko dutangira murabona utwo dufomo babahaye buri wese aruzuzamo imyirondoro yiwe. Mu rugo ukurera, ushobora kuba ufite ababyeyi cyangwa ntabo ufite, ubwo washyiraho ukurera nyine. Ufite ababyeyi urabashyiraho naho waturutse kugira ngo tuzabone ko tuzuza amafishi yanyu neza, sibyo? Noneho rero ntabwo naje nitonze, ariko rukundengeramo amahane gake gake. Abavuga ati ngura mwarimu, ndiko nano kuvuga ati ngura mwarimu tuzakorana ntari bije. Gusa ari ikintu nyine tudashaka, gihe nyine mu barimu nyine ntungije ushinzwe ngo discipline by'umwariko w'ikigo nyine gihe ndungirije. Ubwo rero ikintu kigiye kubaho, bari wandiko nafite ibisatsi wagira ngo n'igihe n'urukwavu niba ari ibisatsi n'uko ufite ibisatsi nawe ubanza wowe, ariko bazabari ntabwo ntabwo bashaka ibisatsi rero ubona ko ibyo kugerageza ariko umuntu w'umukobwa akira cyane bora w'ibintu ameze umusatsi wawe ubona ko ni Islam ariko ntizaze bigenda nta nubwo wambaye iniforume byose turaza kubireba. Wowe usutse yego ni sawa gutunganya agasuko kawe fresh neza kameze neza, ariko nyine ubwo nawe wowe inyuma nawe umusatsi uranye bari sinzi uko yabigenjeje. Ubwo rero icyo nabwira no kugira ngo buri wese uyu munsi yira wambe nabihore no wambaye imipira imbere undari gufunga ari nta bipesido nta n'ipantaro yambaye ntaye rero bizagenda mugiye kutuzadukurikiza amabwiriza buri wese akora isuku ku mutwe we n'imyambaro ye. Ubwo rero kugira ngo byose birusheho kugenda neza cyane. Gusa rero umusore ko uri kurangaza ntago ari ubwa mbere ibyo bintu bihishe byagenze bitara ko uri kuhareba cyane. Musanzwe muzi cyane muraziranye muraturanye byagenze biteze mukoni wari kureba ninde suri kureba hari nawe urakwishima ko hari ikintu ntari kumenya neza ahangaha werewe tuzakugenda, ariko ibyo ngibyo ntabwo ari byo ahangaha tuje kwiga tuba tuje kwiga. Uragira ngo uzatsindwe reba amanota wabonye 90 nangahe 5 no ushaka kugira 20 bagomba kwitegura akiga neza makayi ndikona umunsi nta n'umwe mwazanye ejo nyine ubwo tugomba gutangira amasomo yacu neza kugira ngo turusheho kwiga. Buri wese ategure ejo namwe b'imisatsi muyikureho, sibyo? Ubwo no kuhagaze mukomeze kugira ibihe byiza.